ntabwo bintungura nta nubwo bidutungura nk'ikirezi muri rusange kubera ko muri rusange ubona ko ari ibintu bijyanye na entertainment niko bimeze cyane cyane rimwe na rimwe iyo uri mutegura ama award cyangwa se ibihembo ushobora guha abantu runaka. Ibi bigaterwa n'iki? Bigaterwa nuko mu muziki muri rusange ni ugufana. Mba mfite umuntu mfana njyewe n'undi kanaka akaba afite undi muntu afana n'undi nawe akaba afite undi muntu afana, kandi buri wese wa muntu afana aba yifuza ko ari we watwara nk'igikombe, cyangwa se ukaba wifuza ko ari we wajya ku rutonde rwa Salax, cyangwa ukaba wifuza ko ari we wabona ibintu byiza byose. N'umuntu ugitangira guhanga uwo munsi afite abantu bamwakuraje bamuri inyuma. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma akenshi ubona ibintu abantu bavuga, ariko iyo abantu barimo bavuga ku rundi ruhande twebwe biradushimisha kuko biravuga ngo Salax barayizi kandi bayitayeho. Donc biravuga ngo ibirimo biberamo barifuza kubikurikiranira hafi kugira ngo bamenye ngo byagenze neza uko bikwiriye. Ariko rimwe na rimwe ntabwo abantu bavuga ko ibintu bitagenze neza, ahubwo bavuga kubera yuko nyine harimo ya fanatisme, harimo ibyo wifuzaga ko bigenda gutya ariko ntabwo ariko byagenze. Hari urutonde nifuzaga kubona nkarubonaho bakanaka ariko ntabwo nababonyeho, ariko ntabwo ari uko urwo rutonde abantu baba bari ruriho batagombaga kurujyaho, ahubwo nuko abo wowe wafanagwa wababuzeho. Rimwe na rimwe rero ugasanga ari byo bibyara za mpaka zitandukanye. Muri rusange rero twebwe tubifata nk'umwanya wo gukomeza gusobanura, ariko tuba tubizi neza yuko uko urwo rutonde rugiye kujya hanze byanze bikunze abantu baravuga, kandi nanone igihe nyamukuru nikigera tugiye gutangaza batsinze n'ubundi abantu barongera bavuge, kandi ugasanga ni ibintu bibaho ku isi yose. Ikiba kigambiriwe ni uko natwe tuba turi hafi rimwe na rimwe itangazamakuru nka gutyo mwaduha umwanya tukaba tugize amahirwe akomeye cyane tukongera tugasobanura, ariko kandi nanone tukagomba gukora ku buryo ibyo dukora byose tuba tubifitiye facts cyangwa se ibimenyetso bigaragara. Ufite ibyo ugenderaho, ese imbwira wakoze wabisobanura kugira ngo nibiba ngombwa n'ukenera kubisobanura ubisobanure kandi mu buryo bushobora kumvikana. Yes, Munyengabe Murungi Sabe, umunyamakuru w'igihe.com. Ibintu bijyanye n'izi nominations za Salax Awards wakiriye gute? Ubonye harimo umucyo ungana gute mu bintu bababwiye? Umucyo wo mbonye abantu benshi bawikoma, ntago bawemera neza, benshi ntibawubona kuko n'ababitangaje ntibawugaragaje. Wese wawubonye? Ntabwo nawubonye cyane, harimo gake, ntago nabikase 100%. Ariko ikigaragara nuko bakagombye kuba bagaragaje one umubare w'abatoye ni bangahe, ni bande, sibyo? Niyo bishoboka niba nta kintu bibangamiyeho irushanwa bakanagaragaza buri wese mu cyiciro arimo amanota uburyo abantu bagiye barushanwa kugira ngo iyo ngingimira ku bantu ishire. Hanyuma hari kategori bakuyemo, harimo noneho n'abakinnyi bajemo bashyashya batari basanzwe, ntabwo barasanzwe bahemba abakinnyi. Ibyo byo babifashe gute? Kuba bavanyemo kategori zimwe bagashyiramo izindi, njye navuga ko uko nabibonye ni amavugurura y'abategura irushanwa. Icyo ntabwo cyo mvugaho cyane. Icyo mvugaho ahanini ni uburyo wenda mu byiciro b'imbere byinjiyemo ukareba n'urugero muri Afrobeat. Abahanzi bakora Afrobeat mu Rwanda turabazi, abari on top turabazi. Nabahe nka Senderi, Austin kuba batabonetse muri kategori ya Afrobeat, navuga ko ntago biryoshye, sibyo? Kuba nko muri hip hop Bulldog atarimo Jay Polly akajyamo. Dusubije amaso nyuma tukareba ibintu byabaye muri 2015, Jay Polly nta bintu yakoze bihambaye ku buryo wamushyira munsi y'ibirenge bya Bulldog, sibyo? Nuba producer nka Traxler, izo ndirimbo za hip hop zose tuvuga zatambutse 2015, Traxler niwe wazikoze. Ariko ushobora gusanga abo ngabo uvuga ari wowe bemera cyane. Ntago ari uko mbemera. Niba ari abanyamakuru niba ari mwe abanyamakuru mwabikoze se? Abanyamakuru ntago bivuze nge ndi umwe. Niba ngo ufite ikibazo cyo kuba utarahuje n'abanyamakuru benshi. No, ntago ariko bimeze. Hano wabyumvise nugira n'abandi baza bafite uko bari bikubwire, sibyo? Ariko ngiye ku giti cyanjye ndabona nyine bitari mu murongo neza, ntabwo binogeye buri wese. Abanyamakuru buri wese yavuye hano, yavuye yiprenya urumva yuko hari ikintu kitameze neza. Niyo mpamvu nari ninjiye mu byiciro bakubwira ngo bitameze neza, niba nibeshye sorry. Hanyuma bakubwiye ngo bagire inama, iyo unenze burya nawe uvuga uti mwabigenza gutya. Bahagomye kuba bagaragaje niba barakoze amatora muri ubwo buryo. Nayo ubwanjye sinyemera kuko ni amatora yabereye kuri form zoherejwe kuri email, ushaka kohereza email ukayeditinga ukishyiramo undi muhanzi ushaka, kuko ntabwo byabereye muri transparence. Nta tora ribera kuri internet, ribera muri email ngo nyoherereza ngo nunda nyoherereze. Wowe bigezeho sinakwizera kuko sinzi nakwizera wese kugira koherereje ari byo wabaza. Yari form yari word,
sibyo word ishobora ntabwo ari ntuze ntabwo ari document iri electronique cyane ku buryo wavuga ngo niba wanditse nta editing bishoboka ni PDF cyangwa iki sibyo nabikoresha nanditse typinga nta signature iriho ushobora kweditinga ugashyira abantu ushaka nuba ngo ibi bintu nibyo bitumye ukwengunuka gutyo ariko izuba rirashe dotirwa ni ukuvuga ngo ubundi abanyamakuru ntabwo dukunda kubavuga ngo tuvuge ngo lisite y'abanyamakuru bakoze nomination ni kanaka na kanaka na kanaka ariko of course bo bahari biyizi nuko hari igihe abantu bashobora kuba bavuga bati no kuki mutabavuga bakagira ngo turi kubahisha wenda ntabwo babayeho ariko bariho barahari bibaye ngombwa hari igihe umuntu ashobora kuvuga bati ingero ni kanaka nawe ashobora gutanga ubuhamya rimwe na rimwe ariko icyo gihe tukabivuga off record nk'umunyamakuru urimo ushaka amakuru tukaba twabikubwira nawe ukagerageza guprovinga ukareba yuko koko ibyo bintu byabayeho impamvu tutabivuga rimwe na rimwe n'impamvu twabigize ibanga cyane kuko ubushize ntabwo ariko byari byagenze ubushize abanyamakuru twarabahamagaraga tukajya muri sale hanyuma noneho tugasa n'abakora inama yo gukora urwo rutonde ariko noneho tuza gusanga kubera yuko abanyamakuru tubahamagara uwo munsi uzwi hakaba hari abantu bamanaginga abahanzi cyangwa se n'abahanzi ubwabo bahita babimenya ngo abanyamakuru bateraniye aha ngaha bagatangira guhamagara cyangwa se ugasanga noneho na wa muntu wo mwicaranye urimo hari igihe umuntu aba ameze nk'aho ari netre nta muntu afite afana cyane cyangwa se ugasanga nta nubwo abyitayeho cyane kuvuga ngo ngewe ndatanga urutonde nkurikije critère bampaye ukabona ntabwo ari agaciro cyane ku buryo undi muntu amwegereye amubwira ati nshyiriraho kanaka biba bimworoheye guhita ashyiraho kanaka so twashakaga ngo buri muntu wese abikore ku giti cye ntawe urebanyeho n'undi niyo mpamvu twakoresheje ama email tubohereza ama email kugira ngo buzuze urwo rutonde twari tubizi yuko kuba umuntu yakohereje email ushobora nawe guhita uhamagara kanaka kubera ko umwisanzuraho cyane ukamubwira uti rwa rutonde barutwohereje turimo turarwuzuza ariko nibura bigabanya impact bigabanya gato ya collaboration kwa kubwirana hagati n'abantu bamwe babwira abandi bati nshyiraho kanaka ibyo ngibyo nibyo twari turimo tugabanya cyane hanyuma uko amajwi abantu babonye nabyo impamvu tutabishyira hanze ku bijyanye n'iki gihe cy'ibanze ni ibintu tuba dushobora kuvuga ngo turicaye wenda ukaba wabyereka kanaka bibaye ngombwa ariko ntabwo tubishyira hanze kugira ngo tutaza ku-influence public cyangwa se abanyarwanda bagiye gutangira gutora kuko babantu ko ari batanu bamaze kujya ku rutonde twe nk'ikirezi groupe tubaha amahirwe angana tuba tuzi ko byanze bikunze abantu batanu bari mu cyiciro hazavamo umwe uzafata award ni nayo mpamvu iyo tugiye gusohora urutonde turusohora ruri ku buryo buri alphabetique bakurikirana kuva kuri A kugeza kuri Z bivuga ngo ntabwo dushaka kubwira abantu ngo uyu nguyu yari yakunzwe cyane kurusha abandi kugira ngo utaza guhita ubinfluencinga cyangwa se muri mind yabo bavuga ngo n'ubundi kanaka niwe bari bahaye amanota menshi ugahita wumva ko igikombe ari iki cyangwa se rimwe na rimwe ukavuga uti kanaka kari wari wabonye menshi kuki ubundi cyangwa se ugasanga nk'uwanyuma wari wabonye make ari we wanyuma kuvuga kanaka kuki yari yabonye ayanyuma ni gute arenga abantu bane bose akaba ari gufata award so nicyo ngicyo tuba turi kwanga nubwo nyine iyo urimo kwanga bimwe nabyo bikurura andi magambo ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga iyo bikuruye ashobora kuba makeya kurusha icyo byari gutera uramutse ubikoze gutyo hanyuma ejo bundi King James ati ntabwo mbashije gukomezanya namwe Teta nawe ngira ngo yakoze ibimeze nk'ibyo ngibyo usibye ariya maletere twe twabonye baba barabegereye barababwira bati ntabwo dushaka kubera impamvu izi n'izi kuko umuntu yavuze ngo ntabwo ashaka kujya mu bintu by'ibihembo bitari n'amarushanwa agiye guhatanira ntabwo ibintu agomba gutegereza abantu bakamutora kuko ukibaza investment yagomba gushyiramo ubundi abona adashobora kuzabonera umwanya wo gushyiramo ntuyibone bamwe bati nuko barebye babona ibintu n'ubundi bagiye guhemberwa batabyumva neza cyangwa batabishyigikiye abandi nabo kumva barimo barabwira nabo barabihesheje agaciro namwe bahanze musigaye mwavamo ibi byose ngero mwagiye mubikurikirana muranyihanganira
ibyo ngiye gusobanura ntabwo ndi bubisobanure kubera King James cyangwa ngo ibindi ngo bisobanure kubera Teta, nta kibazo, ahubwo ndabisobanura muri rusange. Cyane cyane impamvu ntashaka kwibanda kuri King James cyangwa ngo nibande kuri Teta nuko bose baravuze ngo ku mpamvu zabo bwite, nkuko nawe wabibonye rimwe na rimwe bakanavuga ngo kubera yuko ngo dufite ngo gahunda nyinshi zitatwemerera. Ayo makuru niyo natwe dufite, niyo twahawe. Ntabwo tugeze twicarana nabo ngo batubwire ngo bimeze gutya cyangwa bimeze gutya, nuko nk'uko twabibonye muri ariya mabaruwa, ariko buri muntu wese twubaha icyifuzo cye, natwe gahunda zacu za Salax zigakomeza. Nanavuga yuko nabyo ni ibintu umuntu aba yiteguye, ko hari umuntu ushobora kugira atya akavuga ati ndasezeye ku mpamvu ze tutari bumutekerereze. Ni nayo mpamvu tuba twiteguye ko icyo gihe uwo muntu ari buze gusimbuzwa uwundi wari uri aho ngaho hafi. Ibyo ngibyo tukaba tuzabikora vuba, ariko kugira ngo icyo kibazo ngitangeho igisubizo gifatika, ndagitangaho igisubizo nkurikije n'ibiba muri rusange. Ubundi hari ikintu usanga gikomeye, ugasanga abahanzi bo ubwabo biracyadusaba ko basobanurirwa bakabyumva ku buryo bufatika, ariko n'abanyarwanda, ubundi abanyarwanda nibo dukeneye ko banabyumva cyane kurushaho. Donc ni ukuvuga ngo hari ikintu cyo gusobanukirwa ngo award zimaze iki ku muntu, cyangwa se award zifite umuntu azijyamo gute, cyangwa se biva he bikagera he kandi bikakumarira iki. Kenshi njya nkunda gutanga urugero ntekereza ko abantu bashobora kuba bazi kurushaho ruhita rubyumvikanisha vuba. Ama award nkunda kuyagereranya na kuriya tugira ngo top 10 y'indirimbo zakunzwe, kubera ko iyo uvuze ngo top 10 y'indirimbo zakunzwe, hari indirimbo imwe izinjira muri top 10 ikaza ikajyamo icyumweru kimwe cyangwa bibiri igahita isohokamo, ariko hakaba indi zaza ikaba yamaramo amezi 6. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nta ndirimbo n'imwe izigereza muri top 10 ngo ihoremo, ntabwo bishoboka. Donc byanze bikunze izagera igihe ivamo, kandi n'ivamo ntabwo bizavuga ngo noneho ngo abantu bayanze, ahubwo izaba ihindutse karahanyuze, tuya tuyikunda nka karahanyuze. Noneho icyo gihe rimwe na rimwe ugatekereza wow, uzwi iyi ndirimbo yamaze muri top 10 amezi 5 yose, kumva ni indirimbo ikomeye. Ugasanga iyi ndirimbo yagiye muri top 10 icyumweru kimwe cyangwa bibiri hita ivamo, it's like bari bayibeshyeho cyangwa se ntabwo ikoze mu buryo iguma mu mitima y'abantu. Ni nako rero n'amaward ameze. Ubundi amaward akora CV y'umuhanzi, akakora CV y'umuhanzi mu buryo bw'uko byonyine iyo baye nominated, icyo gihe muri CV yawe uwo munsi wakagombye guhita uyapudetinga ukavuga ngo nabaye nominated muri edition ya 7 ya Salax Awards. Noneho rero finale yagera wagira amahirwe cya cyiciro ukagitsindira, ukapudetinga CV yawe ukavuga uti natwaye igikombe. Icyo gihe niba ugize amahirwe ya award igahoraho ikaba buri gihe ntitaruke cyangwa ngo ihagarare, kuba waba nominated muri award igihe kingana n'imyaka 5 cyangwa 7 cyangwa 10, utandukanye kure na wa muntu uzajya muri award akaba nominated umwaka umwe cyangwa 2 ntiyongere kugaruka. Icyo gihe wa muntu wamazemo imyaka 10, hari igihe cyageze, wenda tuvuga urugero, nintanga urugero muri liste y'iki gihe, Charly na Nina baraje ari bashyashya, ariko kubera ko baje ari bashyashya bagira amahirwe baririmba indirimbo yakunzwe cyane. Noneho kubera ko indirimbo yabo yakunzwe cyane, bahita baba nominated mu byiciro byinshi. Buriya bishobora kugutangaza muri edition itaha, ugiye kubona ukabona nta na hamwe bari. Icyo gihe bikavuga ngo nubwo baje bakazamuka bagahita bahitinga bikomeye, ariko ntibabashije kuguma hantu. Noneho ugasanga ku rundi ruhande hari igihe noneho bashobora gukora cyane, umwaka utaha bikagaruka kwa kundi, ukurikira bikagaruka kwa kundi, wow, ugahita uvuga uti babakobwa baje, ugasanga bagumye kuri hit igihe kirekire. Uko uzibuka wa muhanzi wabaye nominated inshuro imwe, hari n'abo byagiye bibaho nk'aba new artist, umuntu akaza ari mu bahanzi bakizamuka, uwo mwaka akagaragara, iyindi kurikira bikananirana, ariko ugasanga undi we yaje mu bahanzi bakizamuka, iyindi itaha agakomeza akajya no mu bindi byiciro. So ibyo byose ni ibintu bigenda byerekana koko CV y'umuntu. Rimwe na rimwe wavuga uti ngewe nk'akanaka nk'umuhanzi mu Rwanda ngiye gukurana indirimbo na kanaka muri Kenya cyangwa muri Nigeria n'ahandi, iyo umweretse iyo CV yawe ahita kuba aravuga ati burya no mu Rwanda arubashye, wow, yagiye muri award inshuro zingahe. Icyo kintu rero nicyo abanyarwanda batarumva, rimwe na rimwe na wa muntu uvuga ngo mvuyemo abatatekerejeho, ukavuga uti niba uvuze ngo mvuyemo muri edition ya 7, icyo gihe ntabwo kuri official nomination uriho, no muri CV yawe ntiwabishyiramo, kuko wowe wavuyemo tugiye kugusimbuza undi.
uwo tugiye kugusimbuza rero uwo nguwo ni uri officially nominated muri edition ya 7. kandi mu Rwanda turacyafite amahirwe make yo kuba nta award nyinshi zirahagera, kuko nibyo nkunda gusobanura. Award ntabwo ikwiriye kuba Salax gusa, ishobora no kuba iyindi hakaza n'iyindi. Kuba wagize amahirwe ugatwara award 3 mu Rwanda kiba ari ikintu gikomeye. So ahubwo twagakwiriye kuvuga tuti hagakwiriye kuza izindi zikaza zikunganira Salax, abahanzi bakabona aho bakomeza gukurira no kwerekana CV zabo. Ntabwo rero ari amafaranga avamo cyangwa se ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibindi bikorwa turi bubarushye. Muri uyu mwaka bwo tuzakora ibikorwa bitandukanye, ariko ibyo bikorwa bitandukanye ntabwo ari byo tuzareberaho yuko umuhanzi atsinda cyangwa adatsinda, kuko bisanzwe bizwi ko ibyo tuzareberaho n'ibyo bikorwa yakoze kuva mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi 2015 kugeza mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2016. Ubwo rero kuvuga ngo turajya kuri televiziyo y'u Rwanda abahanzi bajye baza live buri weekend ni kwa kongera visibility yabo. Dufatikanye muri Salax tukavuga Salax ntabwo turi bubahe award gusa, ariko twebwe mu bushobozi bwacu na partnership dushobora kugirana n'abantu bari mu Rwanda, ni iki at least twakora tukabona nibura bashaka kuza muri buri weekend abanyarwanda bakishimira kubareba televiziyo, bakishimira kuyireba, bakareba abahanzi bakunda, ariko nabo bakaboneraho umwanya wo kongera kwiyibutsa abanyarwanda muri bya bihe babakunzemo. Tukavuga tuti dushobora gukora road show. Muri uko gukora road show tugatekereza turayikora gute. Ntabwo turi buyikore kugira ngo bajye guperforminga bahabwe amanota baba judging, kuko ibyo Salax iheraho ni bya bihembo bya bindi byabaye by'ibyo bakoze mu cyagihe nari maze kuvuga. So ibyo byose twavuga tuti dufatanye tubigereho, ariko noneho Salax ibeho, CV ziyubake. Hari abajya batubaza ngo none se ngo Salax ngo nta mafaranga mutanga ngo mubamariye iki? Yes, nta mafaranga dutanga, ariko niyo wamuha igikombe gusa byonyine, cyangwa se iyo iriya trophy yaba idahari, ariko ugatangaza official kanaka niwe wabaye umuhanzi w'umwaka, kiba ari ikintu gikomeye cyane gishobora kukugirira akamaro mu muziki wawe, cyane cyane no kuva mu Rwanda winjira mu gukorana n'abahanzi bo mu bindi bihugu. Harya nk'ubaye umuhanzi w'umwaka byitwa ko kubijyanye n'amafaranga mu amafaranga ngana gute? Ndavuga uyu mwaka bizagenda gute? Wanyemereye ngasubira inyuma gato nkarangiza. Yego komeza. Ngahita nerekana noneho twebwe nk'ikirezi iyo dutekereje tubona gute impamvu abahanzi bavamo. Navuze ngo ntabwo ndi butekerereze kanaka, kuko ibyo ngiye kuvuga ni ibyo twebwe twanariza tukareba. Ariko ntabwo bivuze ko ariko bimeze, kubera ko umuhanzi wese aba yavuze ati impamvu nizanjye ku giti cyanjye ntawe turicanaga tukirenga impamvu nizi. No kuvuga ngo akenshi hari igihe usesengura ukareba ugasanga umuhanzi ashobora kuba afite ukuntu yakoze izina, nkibutsa ngo Salax ntabwo tureba izina umuhanzi yakoze. Nibyo nahereyeho nsobanura amatop 10 n'amatop 100, kwa kundi uvuga ati indirimbo yabaye karahanyuze, turacyayikunda cyane ariko yabaye karahanyuze. Ntabwo tureba rero ngo kanaka n'umuhanzi ukomeye ufite izina rikomeye mu Rwanda, ahubwo turareba ngo uyu muhanzi ufite izina rikomeye mu Rwanda muri iyi periode twavugaga ibikorwa yakoze ni ibihe. Ese indirimbo yarayisohoye? Ngira ngo wagiye wumva nk'imvugo zivuga ngo abahanzi iyo bamaze ngo gutwara cya gikombe kimwe tugira cy'amarushanwa ngo ntabwo bongera gukora. Noneho ugasanga wa muntu afite izina rikomeye, ariko ugasanga maybe yagiye gufungura studio cyangwa afite ibindi bintu yagiye yiberamo biramubuza, ntiyongere gukora ibitaramo, ntiyongere guhanga indirimbo nshyashya. Iyo byagenze gutyo ugasa naho utakiri guhanga indirimbo nshyashya, muri critères za Salax ntabwo burimo. Donc niba twaravuze ngo ni mu kwa mbere 2015 kugeza mu kwa gatandatu 2016, ukaba ufite izina rikomeye mu Rwanda, ariko muri icyo gihe tugasanga nta ndirimbo wakoze, nta video wakoze, nta album washyize hanze, nta kiniki, icyo gihe iyo Salax y'uwo mwaka ntabwo wabonekamo, uko izina ryawe ry'abaringana kose. Ariko niyo wazi uri mushyashya, ariko tugasanga muri ibyo bihe niwe wakoze cyane kandi abanyarwanda barakumenya baranagukunda, icyo gihe bivuga ngo uwo mwaka niwo urimo. Ibyo nabyo abanyarwanda bakwiye kubisobanukirwa. So hari igihe ureba rero ugasanga umuntu afite ukuntu yubatse izina rye, azi naho rigeze, ariko ukaba wareba ugasanga nko muri kategori uri kumwe n'abantu ushobora kuba wumva kurusha izina, kandi wasesengura nawe wiyevaluatinga ugasanga bashobora kugutwarana igikombe. Wabona bashobora kugutwarana igikombe, sometimes ukavuga uti miyevo ko naba nsezeye nkagaruka numva kuko niyamenye yanze ko ndi bugitware. Ibyo ngibyo bijya bibaho, ariko nkabwira abanyarwanda nti buriya muri kategori abantu 5 barimo, hari nabyo bijya bibyara n'amagambo cyangwa se bikanatera n'abantu ubwoba bakavamo. Hari igihe kategori
ibirimo abantu basa naho batakoze cyane, hakaba harimo nk'umuntu umwe wabahaye umwitangirizwa ku buryo abanyarwanda bose n'abatamufana bavuga bati igikombe ni iki. Ariko bikaba ingorane, ni ingorane muri rusange zijyana amagambo, ariko ntabwo ari ingorane, ni amahirwe menshi kubona abantu basa naho bakoze ku buryo bungana, bose bari competitive, uvuga uti iyi kategori wawe ninde uzagitwara. Icyo gihe bimeze gutyo, buri muntu wese, njyewe niba mfata na kanaka ndavuga azagitwara, ndabizi arakora, ariko na wa wundi ufana kanaka akavuga ati yarakoze, afite amavideo meza, uzajya kumva wumve kanaka kuko iki video yanjye itagiyemo ngo ni nziza, ngirakoze, ngirahenze, none se zirimo zo ntabwo zikoze. Donc nicyo ngiye mpita nkubaza ngo nari gusimbuza iyo ngiyo uri kuvuga iyihe. Kandi sometimes ugasanga buri muntu wese abazi ko ibintu byari byiza cyane, burya nta muntu nta manota. Ariko muri Salax hakiyongeraho ko tutareba ko ibintu byari byiza cyane, ahubwo twinongeraho ko abanyarwanda babikunze. Donc nukora n'ikintu cyiza ntukimenyekanishe ngo abanyarwanda bagikunde, icyo gihe amanota amwe bari kubura. So wamara kuyevaluatinga, wamara kuvuga uti uriya muntu ashobora kuntwara igikombe kandi aracyari mutoya, ukumva ko wenda ari byo bizica izina ryawe kubera ko wari muri kategori, hanyuma ukaba utazatwara igikombe, wenda umuntu ukiri mutoya kuri wowe akakigutwara. Ariko ukibagirwa bimwe navuze nsobanura kuko wabaye nominated already, ni ibintu byagombye guhita bijya muri CV yawe kandi bikomeye cyane. So njye niyo mpamvu njya nsesengura, ntabwo navuga ko ariyo mpamvu, ariko ishobora kuba ari imwe muri zo mu zindi nyinshi. Hakaba rero n'abandi bantu baba bafite ibibazo byo kuvuga ngo habamo kata, ibintu byitwa kata. Ibintu byitwa kata birandwaza. Ubundi se nazirimo birandwaza kubera ko mu Rwanda muri iki gihe ntabwo bivugwa muri Salax gusa. Donc uzabwira umuntu ngo applying naho ugiye gushaka akazi, akakubwira ati ntabwo nirirwa mbikora, akazi gafite nyirako. Urumva njye ntumubwira ariko hari igihe none uzagira amahirwe ugera ahantu akazi katari gafite nyirako, cyangwa se usanga hari ahantu ugeze kari gafite nyirako maybe, ariko nyirako ntiyaje gukora wenda ku mpamvu runaka, sibyo? Donc ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa katanye, ikintu waza ntajya nemera, ntabwo njya nemera na rimwe umuntu uzavuga ngo ntabwo ngo ajya kwa applying akazi ngo gafite nyirako. Njye niyo waza ukabimbwira ngo gafite nyirako ntabwo njya mbyumva, kuko hari igihe ushobora kwinjira muri sale ugiye gushaka akazi, wasobanura ibintu bagasanga nubwo bari bagahaye nyirako, abanyarwanda babivuga, ariko bagasanga batagufasha, bahombye. So no muri Salax rwose kuva yatangira kuri edisiyo ya mbere, icyo kintu ntabwo nzi ahantu abantu bakivana, ariko nkabumva, ndamumva kubera ko buri gihe cyose ahantu hose nuko nguko bihora bimeze. Ariko rimwe na rimwe nkavuga ariko abantu batekereza kuri iryo jambo kata cyane, maybe nibo bayikoresha, kuko utarahura nayo na rimwe. Swat wowe hari amafaranga utanga kugira ngo ugire ibyo ubona, cyangwa se wowe hari amafaranga uhabwa kugira ngo abantu bagire ibyo babona. Kuko uramutse utayatanga ngo ugire ibyo ubona cyangwa utayahabwa ngo bagire ibyo baguha, nibwira ko waba umeze nkanjye. Ariko hari ushobora kuba abikurikirana, kuko kugira ngo menye wenda ko Washington ari umujyi wo muri Amerika ntibisaba ngo mbe narawugezemo, nshobora kuba nibereye hano mu Rwanda. Ariko rero byandi twaze nyine regana kata ziragenda zikaba facts. Aya ntabwo ziba facts, ntabwo ziba facts kubera ko sinzi umuntu uherutse kwandika kuri Facebook avuga ngo afite facts, muzi ko ngo ibikombe byo muri Salax bigurwa. Twaricaye mu Kirezi turavuga ati ariko uyu muntu ntiyamujyana nko mu rukiko koko. Donc kugira ngo umuntu yicara abeshya abanyarwanda ngo afite facts, kandi wowe ubizi neza ko nta fact ashobora kubona kuko ikintu kitabayeho. Donc ni nk'umuntu ukubwira ngo wenda tuvuge Popote agiye gushaka umugore, hanyuma umuntu akaza akakubwira ati mfite fact ko Popote afite umwana, kandi mbizi ko ntawe, kandi ubizi neza ko utigeze ubyara. Ntabwo ushobora gutinya guhagarara imbere y'urukiko cyangwa se n'imbere y'uwo muntu ngo umubwire ngo njyewe nta mwana mfite, kandi ukabivuga wemye kubera ko uzi yuko iyo proof yayikura hehe. Donc usigara utanga bivuga uti nanjye wenda iyo proof ayizanye nyirebe. Cyangwa mu Kirezi mushobora kuba muri benshi ku buryo izo kata zikinwa na kana kutari wowe yema. Izo ngizo ntabwo ziba ari z'Ikirezi. Ni ukuvuga ngo iramutse ikinwe na kana kutari njyewe, byamugora nawe nkurikije systeme dukoramo, byamugora kugira ngo atwinjirire, noneho bya bindi yaherewe amafaranga bibashe kuba ari byo bikora. Byamugora pe, byamugora. So ntabwo facts zinazemera. Niba hari n'umuntu wigeze atanga amafaranga akagira ngo amafaranga niyo yakoze,
reka mubwira ngo wayatangiye usa nk'ibyo bindi bajya bavuga ngo Nyabarongo yicu yizaniye ngo cyangwa ngo nayazana ngo ujye uyarya. Bibaho ko umuntu aguhamagara akakubwira ati rwose mwambabariye tukubabarire tugire gute. Ntabwo bikunda donc no kuvuga ngo ukaza ukicana nk'umuhanzi akaba yakubwira ati nyabona mwashatse ukuntu mungenza nkaba nominated nibura, sibyo? Hanyuma yaba nominated akagira ngo nuko yaje kubigusaba. Umva, niba hari n'umuntu n'umwe uwo ari wese wo mu Kirezi wibeshya ngo uhaye amafaranga, ujye umenya ngo amafaranga bayaririye ubusa, rwose bayaririye ubusa. Niba wiyaminiya bizacamo, niba utiyaminiya ntibizacamo, kuko tureba za critère nahoze mvuga. Ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo ari umuntu amafaranga y'umuntu turimo turavuga ngo yakagombye kuba afite album kandi atayifite, yakagombye kuba afite indirimbo nibura cyashye 3 yakoze muri cya gihe atazifite. Ntabwo bishoboka, ntabwo uzayarya. Ariko niba ibyo byose bifite bamaze kwiyaminiya, uraza kuyamuhera iki? Abanyarwanda bazatora, juri izatora, abanyamakuru bazatora, donc hari amanota menshi ashyirwa hamwe ku buryo umuntu umwe nta kintu kimwe akumarira. Hanyuma narimo nkurikirana ngira ngo n'ejo bundi ndeba mu ndirimbo zigomba gutoranywa mu indirimbo y'umwaka, sanga harimo na Nidanje ya Dani Vumbi, indirimbo yo muri 2014, kandi muvuga ko mwahereye 2015 kugera mu kwa gatandatu 2016. Iyo ngiyo nuko muba wenda abayikoreye abayishizemo baba bataribukaga neza igihe yasohokeye, cyangwa iyo mubimenye ubundi nyuma muyikuramo mugashyiramo indi bigenda gute? Niyo mu 2014 mu kwa kangahe? Mu kwezi kwa 10 niba atari ukwa 9, ko narebaga nko kuri YouTube. Urumva nk'umuntu niba yarayaploadinze kuri YouTube muri 2014 ntabwo yaba yarasohotse nyuma yaho. Yego. Ibyo ngibyo byo kwaba ari ukwibeshya gukomeye. Kwaba ari ukwibeshya gukomeye kuko ntabwo indirimbo zo mu 2014 zirimo. Amaburaburizo kereka ruvuga ngo ni indirimbo yagiye hagaragara nko mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa nyuma, ubwo mvuze kwa gatandatu kubera ko natekerezaga edition ya 8. Nari ndimo ntekereza nk'indirimbo zasohotse mu kwezi kwa gatandatu zidashobora kujya kuri ku ndirimbo y'umwaka ubu ngubu muri edition ya 7, kubera ko indirimbo y'umwaka nibura yakagombye kuba yaramaze kuri hit nibura amezi 3. So iyi ndirimbo yasohotse muri ya mezi ya nyuma ya cyagihe, mu ndirimbo nk'umwaka ho birashoboka mo gatoya, kubera yuko tuba tugomba kureba nibura hit iri hejuru y'amezi 3. Ariko iramutse ari mu 2014 nk'uko bivuga, ariko nzi ko twaverifiye icyo gihe muze kubireba neza tukareba cyane cyane ko n'urutonde finale ntabwo rurajya hagaragara. Impamvu rutarajya hagaragara no kubera yuko n'abavuyemo bagomba gusimbuzwa, bamara gusimbuzwa noneho tugatangaza urwanyuma. Biramutse bigaragaye twatangiye gutora, icyo gihe ntabwo biba bishoboka, ntabwo yavamo, bigaruka nk'ikosa ry'ikirezi ariko bikagumamo. Hanyuma Salax ko ari dufata ko ari ibihembo biri ngaruka mwaka, ariko mu buvuzi ngo kuva mu kwa mbere muri 2015 kugera mu kwa gatandatu 2016 bifashe imyaka hafi bigiye kuba ubwo nka ya ngengo y'imari ya leta. Yego, ni umwaka n'igice twakoze, kubera ko ubusanzwe edition ya gatandatu yari yatanzwe mu 2014. Hanyuma mu 2015 ntabwo twabashije gutanga edition ya 7. No kuvuga ngo hajemo rotari. Iyo rotari yajemo ni rotari yo hafi 2-3. Noneho turavuga tuti aho kugira ngo tuvuge ngo turapenalize izo ndirimbo zo muri ibyo bihe byose twaricaye n'akanama nkemurampaka, nta nubwo twari Kirezi twenyine, turavuga tuti tubigenze gute, ese tubireke dufate umwaka nk'uko bisanzwe, cyangwa kubera ko hashize igihe kinini cyane dufate at least guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2015. So twese twahurije ku kuba twakora umwaka n'igice tugahera mu kwezi kwa mbere kwa 2015, ariko kuva muri edition ya 8 tuzahera mu kwezi kwa 7 kwa 2016 kugera mu kwezi kwa 6 kwa 2016. Aryo ubushize bwo kuki mwabisubitse, kuki bitabaye? Yego, Salax dufite ikibazo cya budget, ariko nibaza ko kizagenda gikemuka buhoro buhoro. Ikibazo cya budget kikiyongera na industry ya muzika mu Rwanda, ubona abantu batariyumvamo cyane kwitera inkunga, kuko ubundi budget yacu ntabwo yakagombye kuva ku mifuka yacu, nta mafaranga dufite, ntabwo turi abaherwe, ariko yakagombye kugenda ava mu bantu bashaka kwamamaza. So mu Rwanda ukabona industry yo kwamamaza iracyari ntoya, kubabwira ngo nibamamaze mu gikorwa nka Salax ukabona ntabwo babyumva cyane.
so ntitubone amafaranga ahagije. Icyo ngicyo rero nicyo cyatumye dukomeza no kubyigaho dusa naho tubitindije, turavuga no reka duse naho duhagaze, noneho tubanze dutekereze twakora iki kugira ngo ya mafaranga aboneke, hanyuma kandi igikorwa kijye kiba buri mwaka ariko kandi kinagende neza, noneho ibikombe biboneke n'akantu gatoya ko kubiherekeza nako kaboneke, twabigenza gute? Ako kantu rero niko nigeze kubazaho mu kanya. Ako kantu umuhanzi umunsi ubaye nominated usibye cya gihembo mumuhereza amafaranga, n'umuturage ubutaha muzabwira abaturage mujye online mutore, azingwa arimo aratora kanaka kugira ngo bazamuhe amafaranga runaka. Kuki nabisobanuye rero tugitangira, ikibanze gikomeye cyane kiba ari cya gikombe, nicyo twebwe dushyira imbere nyamukuru, cyubaka CV y'umuhanzi n'iki byose, hanyuma ariko hagira amafaranga agikurikira bitewe noneho n'amafaranga yabonetse. Donc ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi muri process yo gukomeza kuganira n'abaterankunga, turabafite bahari twizeye, ariko ubu ngubu nonaha ntabwo turavuga ngo aya mafaranga azaba arangahe. Icyo tuzi cyo nuko agomba kuba aruta ayo muri edisiyo iheruka. Edisiyo iheruka buri muhanzi yagombaga gutwara 500,000 mu cyiciro yatsinzemo, bivuga ngo umuhanzi w'umwaka icyo gihe yari yatsinze mu byiciro 4, arangije mu muhanzi w'umwaka icyo gihe babivuga ngo yatwara amafaranga y'ibyiciro nibura 4, uhita ukubana 4 ukayamuha kuko buri cyiciro bagomba kugitwara. Hanyuma ngarutse ku kindi kintu, ngira ngo bimwe mu bintu byabaye mu guhitamo abahanzi uyu mwaka bitabaye ubushize, nako ibyo muteganya gukora, harimo ibintu mwatubwiye bya road shows tumenyereye mu bintu bya Guma Guma, mwazanyemo na kategori itari isanzwe y'abakinnyi, wenda tugiye kuri ibyo bya road shows, ni bizaba biteye gute? Ntabwo mwadusobanuriye neza. Ese bazajya kuri Guma Guma ijya kuzenguruka mu ntara, bagomba kujya kwanza ahantu hangahe, bahagera bagakora iki? Kubera ko byo nabyo bibaye ari road shows izo tubona muri Guma Guma, ntekereza ko byabyoroshye ko umuntu yabihuza no kuba umuhanzi ubona yifitiye utundi tuntu ari gukora twamwinjiriza n'amafaranga menshi, yajya muri utwo tuntu twe kuruta kuza muri Salax itarimo n'amafaranga. Yego niko bimeze. No kuvuga ngo road show zo muri Salax ntabwo ari road shows zo muri Guma Guma, of course, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Guma Guma ni amarushanwa, bagomba kugenda bagaperforminga n'abajaji bakaza bakabaha amanota, ariko nk'uko natangiye bisobanura muri Salax ntabwo ni ibihembo, ntabwo ari amarushanwa, kandi ibihembo bitangwa kubera time igihe umuntu yatangiriye ibikorwa biri muri cya gihe nahoze mvuga cy'umwaka n'igice tuzareba. So road shows zaba zije no kongera kwibutsa abaturage bo hirya no hino ngo Salax iriho, imeze gutya, nimukomeze mutore. Ntaho zizaba zitaniye cyane na final event. Kuri final event ntabwo abari nominated ari bo byanze bikunze baba bagomba guperforminga. Hashobora guperforminga bamwe muri bo cyangwa ntibanaperforminge, hagaperforminga abandi bantu batandukanye. Kuko Salax ni igihe cyo guha abahanzi icyubahiro, cyo kubashimira ibyiza bakoze, ntabwo ari igihe cyo kubavuna cyane. So abaturage ntibahurira n'abo bahanzi kuri stade runaka mu ntara, ni ukuba bishyizemo ko bagomba kuza kubona umuhanzi gutyo baganira ibiki. Turimo turabipanga, dufitanye n'inama n'abahanzi vuba kugira ngo dufatanyirize hamwe turebe ngo ibyo bintu tuzabikora gute, bizagenda gute, kubera yuko niyo wavuga ngo abahanzi bari nominated bazajyayo nta nubwo bajya ahantu hose. Donc biravuga ngo buri muhanzi nominated ashobora kuba yajya ahantu hamwe gusa muri aho ngaho 4 duteganya, kubera ko n'ubundi gufata abahanzi bari nominated mu byiciro 13 kandi buri cyiciro kirimo abantu 5 bishobora kugorana na management. So turimo turabiteganya, kandi abanyarwanda bose tuzabasobanurira mbere y'igihe uko izo road shows zizaba ziteye. Hanyuma aho hantu 4 ni hehe? Ni oya ntabwo ni makubwira reka kubwira none kugira ngo hatagira hahinduka, ariko dufite 5 duteganya, kandi 4 muri ho byanze bikunze tuzahajya. Mama murakoze cyane. Niba ariko mushobora kutwibutsa gakeya Salax sigaye nari kuvugaho nicyo warumbajije kijyanye n'umukinnyi the valuable player. Yego ntabwo ari ubwa mbere icyo cyiciro kije muri Salax, ni ubwa kabiri kigarutse. Hanyuma ni kimwe mu byiciro bijya biza bikaba byakongera bikagenda, nk'uko ubu nta album dufite, nk'uko nanone nta cyiciro cy'umuco dufite. Icyiciro cy'umuco tukaba tutagifite kubera yuko
twabuze abahanzi bakora ibintu by'umuco ku buryo buhoraho donc batabivanga n'ibindi bintu kandi noneho bakabikora atari kwa kundi uvuga ngo urakora ibitaramo cyangwa se uraririmba indirimbo z'abandi bahanzi, ahubwo uhanga izawe wowe ku giti cyawe, uzikorera amarubumu, usohora amavideo, ukora ibitaramo, tukumenye nyine nk'umuntu ukora umuco. Bikaba ari na kampanye twiyemeje gukora muri uyu mwaka yo kugira kwibutsa abantu ko indirimbo z'umuco nazo twazikunda cyane, kuba wavuga ngo ngiye nkora ibintu by'umuco ukajya uhanga indirimbo, kuko akenshi usanga n'amatorero, iyo turebye amatorero usanga amatorero akenshi nayo kubyina, bakabyina indirimbo zisanzwe ziriho kurusha guhanga izindi, banahanga izindi sometimes ntitunabimenye ko arizo bahanze, dore ugasanga ntibimenyekana, ntibizwi, rimwe na rimwe ugasanga nta n'amarubumu yazo. Icyiciro cy'umukinnyi witwaye neza twarebye muri siporo gusa, muri siporo zitandukanye. Kuri ubu ngubu abari nominated bava muri siporo 3, hari foot, hari amagare na cricket, ariko icyo ni kimwe mu biza guhuza music nka entertainment bigahuzwa n'izindi entertainment muri rusange, kuko hari abahita babaza ngo se ngo nk'abakora comedy filime bite, abakora ibindi bintu runaka, ariko nkababwira nti uretse n'abakora comedy na film dutekereza no ku bindi bice byose bya entertainment, kandi rimwe na rimwe tugatekereza n'abakora iyo entertainment, rimwe na rimwe tugatekereza n'abanyamakuru bakora entertainment, ariko kubera ko bo badufasha gukora nomination tukibaza se bo bazagira kategori, twagira tukavuga maybe ntabwo bazagira kategori ahari, tuzahemba tuzajya tuvuga ngo hari uwo tugeneye ishimwe, ariko kategori zo ni nyinshi twifuza kubona muri Salax, ntabwo ziri limite kuri 13 cyangwa 14, zishobora no kuba na 20. Icyo turimo dukora no kubanza kwiyubaka, noneho ngo tumenye ngo kategori zindi zikenewe n'izihe, noneho tugende tuzongera. Hanyuma nagira ngo dusoreze ku bintu bijyanye na Salax, ngira ngo mugeze kuri edition ya 7, mutekereza ko umuziki nyarwanda muba mwarakuye ibibazo mutangira byari bihari, uyu munsi musanga hari intambwe mwaba mwarateye, cyangwa hari icyo abahanzi muri rusange mwavuga muti twarabafashije tutabaho ntabwo baba bageze kuri uru rwego? Yego, ntabwo twavuga ngo iyo tutabaho ngo abantu ngo hari aho baba batageze, kubera yuko natwe ntabwo ari twebwe twari kubikora twenyine, nabo badahari, ahubwo nemera yuko hari aho bavuye n'aho bageze, atari kubera ko twebwe hari icyo twabakoreye, ahubwo kubera yuko twebwe twabafashije kugira iyo morale no kugira iyo courage, donc morale yo gukora cyane, courage yo gukora cyane, kuvuga uti nanjye umwaka utaha nzongere ngaragare muri Salax, cyangwa se umwaka utaha nanjye nibura nzabe nominated, cyangwa se umwaka utaha nibura iki cyiciro nzagitware. Ugasanga abahanzi bagize courage yo gukora cyane. Icyo gihe mu 2009 dutangira twarebaga ibikorwa abahanzi bari bakoze mu 2008, ariko wasangaga mu Rwanda hakiri ya mind yo kumva ngo abahanzi ni abakera, sometimes kumva ngo abangaba ngo biki gihe ngo bajya ngo muri studio ngo bagakora umuziki uraho ngo ntiyafata na gitari ngo ntiyagira gute, donc batarumva agaciro k'umuziki w'iki gihe. So icyo kiri muri bimwe byahesheje agaciro uyu muziki w'iki gihe, bakumva wow, ariko uziko kuko wa muziki ari umuziki natwe dushobora gushyigikira. Icyo gihe ku maradiyo atandukanye wasangaga bakicuranga cyane indirimbo zo hanze, ugasanga barakunda gucuranga za Tanzania nibura iyo baje hano hafi, za Kenya, iza Uganda, ugasanga percentage y'indirimbo nyarwanda zibonekaho ni nke cyane. Ariko icyo gihe gutangirana na Salax bamamaza bati nomination harimo aba n'aba, indirimbo zaracuranzwe buri munsi zirushaho kongera gukundwa, noneho n'abahanzi barushaho guhanga nyinshi kurushaho, ibihangano biraboneka biba byinshi. Kugeza uyu munsi usanga amaradiyo nubwo na leta nayo yagize ikabishyiramo ingufu, ikajya ibwira n'abantu bafite amaradiyo bati mugire nibura percentage ingana gutya y'indirimbo nyarwanda cyangwa se indirimbo z'abahanzi bo mu Rwanda, ariko Salax nayo yabigizemo uruhare rukomeye. Ntabwo njyewe ndi buvuge ibyo navugira abahanzi, ariko hari abahanzi benshi bashobora kuguha ubuhamya, kuko ngiye nshobora kubivuga abantu bakavuga ngo ni bya bindi byo kwitaka, ariko icyo navuga nuko hari abahanzi bamwe tugenda tuganira, rimwe na rimwe atari nanjye turi kuganira nkabona wenda nka gutya muri groupe za WhatsApp zateye, ugasanga nk'umuhanzi ashyizemo comment akavuga ati Salax nimuyihorere, njyewe ntarafata iyo award nakoreraga amafaranga angana gutya iyo bampamagaraga, ariko nyuma yo kuyifata nabonye agaciro, amafaranga nakoreraga yikubye inshuro nk'eshanu cyangwa esheshatu kuri yandi bampaga, kandi kuva icyo gihe ntabwo nigeze nongera gusubira na rimwe kuri yandi nabonaga mbere ntarafata award. Undi akazi kakubwira ati jyewe nagiye kwakikira kaha naha, barambwira bati se turakiguha tujustifie ngo iki muri audit tuvuge ngo iki,
nibura iyo uba ufite na award nimwe watwaye twari kuvuga tuti impamvu twamuhisemo his or she's the best kubera ko yatwaye award igihe iki n'iki, ugasanga nabo biraborohera. Ugasanga ibyo ngibyo byose nibyo Salax yagiye itangamo inkunga ku kantu gatoya twari dufite tubasha gukora. Ntabwo navuga ngo ni ikintu kinini cyane twari dufite tubasha gukora, ariko nako gatoya twabashije gukora ni akantu gakomeye cyane. So ni nayo mpamvu ngiye mvuga nti ntabwo twari dukwiye gukomeza kugira award imwe, kuko nubwo twebwe dufite critère tugenderaho, iyindi award ije yagendera kuri critère zitandukanye n'izacu, noneho hakabasha kujyamo n'abandi batabashije kujya mu yacu. Sometimes nabo bakabona icyo bagenda bavuga bati nanjye nafashe iyi award, ntabwo ari ngombwa ko afata Salax. So nibwira ko rwose ni ikintu gikomeye cyane twishimira cyane nk'Ikirezi Group. Tunavuga tuti iyo twagiraga amahirwe Salax karamba ingoma ibihumbi, kuko dutekereza ko icyo gihe izagenda ikura na music industry. Kera icyo gihe navugaga abantu bataranumva indirimbo nyarwanda ibyo ari byo, utekereza ngo ninkora igitaramo cyiza ndatumaho Chameleone, ninkora igitaramo cyiza ndatumaho kanaka muri Tanzania. Ariko ubu ngubu uyu munsi ukaba uvuga uti ninkora igitaramo gikomeye nkazana umuhanzi wo mu Rwanda kanaka abantu bakunze ari benshi, nabwo kiraryoha, abantu binjira ari benshi. Hahandi tunatekereza ngo diaspora, tugatekereza abahanzi b'abanyarwanda bari hehe, ukavuga uti aramutse agarutse mu Rwanda stade yakubita ikuzura. So ibyo ni ibintu twebwe duha agaciro cyane, kandi twumva ari ibintu bikomeye mu byo twishimira bimaze kugerwaho mu muziki. Uvuze ibyo ngibyo ukoze hasi unyibutse ibuye. Abahanzi bacu bashobora kuba bafite urwego runaka runini bateyemo imbere, ariko ntabwo turabona umuhanzi wageze ku rwego rwo kuba umusitari base ku rwego rwa East Africa. Nk'ubyo tugiye kureba nka East Africa tukareba nko mu Burundi tuvuze bake, ushobora gusanga nka Lolilo ari umusitari kuri rwego rwa East Africa, ukareba ba Farias, ukareba ba Kidumu. Ya Tanzania uzabonamo ba Rekiba, ba Professor J, ba JD, ba Diamond, abo ngabo. Urajya Kenya uzasangayo ba Prezo, ba Wile, ba Nameless. Nuzajya za Uganda bo ba Chameleone, ba Eddy Kenzo, ba Bobby Wine n'abandi. Ariko nta muhanzi ubu ngubu n'abangaba bagiye batwara ibihembo bikomeye, byaba ibyayo bya Salax, byaba bya Guma Guma. Ntabwo turabona umuntu ubasha kurepresentinga umuziki w'u Rwanda ku rwego rwa East Africa. Utekereza ko hari iki kigomba gukorwa kugira ngo nabo babashe kugira iyo international recognition? Habura iki? Ntekereza ko ikintu icyo cyo tugomba kugenda dusesengura nk'abanyarwanda muri rusange n'abantu bakunda umuziki, tukagerageza kwibaza ikibura. Ese ni style turirimbamo, ese ni ururimi dukoresha, ese ni iki? Ariko njye ntabwo njya nemera ko ari ururimi dukoresha, kubera ko n'indirimbo zo mu Bugande ziraza baririmba mu Kiganda tukaziririmba tugasara kandi tutazi icyo zivuga. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abantu bo muri Tanzania bagiye baririmba mu rurimi gakondo nka Saida Karoli kandi tukazikunda. Hajya Saida no muri Tanzania, no muri Tanzania. Ugasanga turazikunze cyane. Hari n'indirimbo nyinshi dukunda zivuye za Latin America n'ahandi tukazikunda cyane. So nibaze yuko icyo dukeneye cyane kurusha ibindi, birashoboka ko ari ko management y'abahanzi ishobora kuba hari ahantu igomba kuva naho igomba kujya, tukagira aba managers bashobora kutwinjirira muri East Africa, abahanzi bakamenyekana aho hantu, ariko n'abahanzi ubwabo nabo bakamenya ngo iryo soko turaryinjiraho gute. Donc biradusaba kwiga isoko ku ruhande rumwe, ariko ku ruhande rw'Ikirezi Group ntavugiye music industry yose muri rusange, nuko ku ruhande rw'Ikirezi Group turimo turabyigaho cyane, turimo turabikoraho cyane. Tukavuga tuti maybe uko twagiza akantu gatoya dukontribute mu gutuma umuziki nyarwanda hari aho uva n'aho ugera, dushobora no kugira kandi kantu gatoya twakontribute mu gutuma abahanzi bo mu Rwanda bareka kumenyekana mu Rwanda gusa bakinjira East Africa, kuko twebwe niyo turimo dushaka guheraho. Ni nayo mpamvu ahanini twasinye amasezerano na East Africa mu kwezi kwa 12 mu 2014. Ibyo twashakaga East Africa badufashaho cyane no kuvuga ngo twinjire muri East Africa gute, twinjire muri East Africa gute, amakuru ya Salax n'abahanzi bacu hano mu Rwanda ahandi agenda amenyekane, Kampala bayamenye,